dore zivasi reba abana tumanuka mu gakiro dore drip nyumvira ibere tunyeganyeza agahugu rora he reba kuruta ubahabye rora he reba gakoje umuparasi kugora kuvuka no kwiringa utirinze patazapa dore zivasi reba abana tumanuka mu gakiro dore drip nyumvira ibere tunyeganyeza agahugu rora he reba kuruta ubahabye man wegerageza kureba umupeti uvuye nyetu man nushaka umukore mu ntuza ariko ugera ahantu mugeza man kuko arahana azagira akagushimira abantu benshi bagatangazwa no kuza kureba umuntu wamuzamuye man nkuko akakanya nkoze interview nyine to Grace urumva ubushobozi bwiwe nagwe rafite kamera kuryo yankoresha interview Beni Music nagwe rafite imbaraga nyine ariko maje kugira ku vitaminage niyo muntu wa mbere ununzeho kamera ndagaragaye urundi rugero nagwa n'umuntu bita Kevin&Edwin trokome yize ku kigo bita École de Sciences de Nyamagabe nyine tu akomereza man ahantu ku kigo bita Kigeme yigaga na section bita MPC man arasoza nyine tubuni bwo yasoje bita Kevin&Edwin ageze Kigali karafashwe gakonda kiri mu bigora yo bikiranaga ku ntebe man ariko man ikintu ngiye mvuga umuboss uzambasha kumbona kansapotinga fo man nge nzamushimira aho nzagira hose rwose nzageraho nta namwe nazagiye namuvuga nkuko akakanya mvuga umuntu bita Grace the touch. Hello ladies and gentlemen, shabaye Mirage TV show. Kuri inshuro sasa nabazaniye umutumirwa Ewan. Ni show ni homboka vute ni kuvute. Uyu mutipe ko mureba. Abahishiye byinshi kandi byiza. Icyo nsabwa wowe, icyo usabwa no kudanyeganyiza. Ukaba ufite MBZ zihagije ubundi ukihera ijisho ukumva impano zigiye zihishe muri rubanda rugufi. Impamvu twita rubanda rugufi nuko ari abantu benshi bafite impano kubera ko nta hantu ho kuzigaragariza hahari bigatuma baburizwamo ugasanga ntibamenyekana ugasanga rimwe na rimwe bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye ariko nicyo naziye Mirage TV show giye kujya mvumbura za mpano z'abana young generation talents zagiye zishaka kuzimira bitewe nuko zabuze aho ziseserera then ngerageze kuzimurika ku buryo habonetse n'umufatanyabikorwa cyane undi muntu wese wabafasha yagenda bafasha cyangwa kimwe nabo bakazamura izina ryabo bakamenyekana. Sasa nkuko mubona rero uyu mujene niwe tugiye gukorana niwe tugiye kuganira uyu munsi agiye kutubwira byinshi ku buzima bwe atubwire byinshi ku buzima bwa hanze ko abibona atubwire na byinshi ku mpano ye. Wowe icyo usabwa no kuba hafi kuri Mirage TV show ntukureye amaso tugakomeza ubundi ibintu bikaba ubutamu. Hi guys. Hello. Meze neza? Sha meze fresh wallahi. Sha ndabona urifunze mu bukwasi niko muri zamvugo zigiye bavuga muri make. Bya danje. Umeze fresh umeze bo? Ni fresh nyine tu. Everything is good. Yeah. Okay, sasa rero witwa nde uri muntu ki? Nk'umuntu waje kuri Mirage TV show abantu bakumenye nyine bamenye uri we ibyo ukora muri baki man nyine tu amazina ni Gakondo this of Gakondo nkora ibintu biri Gakondo wallahi hero icyo nguko man ibintu nkora biri Gakondo nyine tu ushobora kuvuga ibintu ukora biri Gakondo umuntu agatekereza wenda ko urumbi nkono agatekereza ko wazi imbeyi ibintu biri Gakondo ukora ni ibintu ubwoko ki ingano cyangwa mu kimwe nyine tu kuvuga Gakondo man nkunda umuco nyine tu kandi nyine Gakondo iyo ndi kuvuga ni umurage wa famille man umurage wa famille yeah niwe sasa ukora biri Gakondo kari umuntu wa Gakondo ntabwo agombye kwivuga muri ubwo buryo muri make dutera icyotezo yeah this of the Gakondo by Street do Nyamagabe yesi ntajya gutaho buzi kudapisa bakora bwishigo cyangwa ari ipi cyangwa resistor bis natoye wallahi Ewan ibintu ni bo ndabona ufite saga za danje ndabona Ewan imyukuri nayo yeah ariko se Gakondo ukora iki busanzwe man nyine tu busanzwe nyine tu
Sugo naga kunkora ikimana nge ndi umuhanzi wallahi ariko nyine umuhanzi utaramara gukora izina numva ko nyine hasi man nge nifata nk'umuntu ukiri down muri make uri upcoming artist waba ari igihangano wigeze usohora ubundi uhanga muhe buryo uhanga mu buryo bwa gakondo ufite indirimbo ubundi babimeze bite mu buzima busanzwe man nyine tukubona ari ise gakondo ni umurage wa famille man umuviye wanje ni wajya gukora indirimbo nyine tuno wari umuhanzi wallahi niwe navuga ko yari umuhanzi niwe nakurikije impamvu nahisemo kwita gakondo byo nkomereza umurage wa vie nyine tu byo ngusigasire nita gakondo ariko nyine mu buzima busanzwe ndirimba R&B cyase rap nyine tu cyane cyane rap niyo nisanga amafo muri make izina wise ntaho rihure n'ibyo ukora nyine tu byose bivanga vanze ukabihuza bita bibyara gakondo gakondo zari byaranike abaririmba kubyina nyine tu imbyino nyarwanda man ari nk'igihangano waba ufite kirekeranye n'umuco nyarwanda wenda kigaragaza ko gakondo yariyo shaya man nyine tu ndimo ndabikoraho nyine tu muri no minsi ubwo muri make gakondo n'izina ariko ibyo ukora bitandukanye n'izina ryawe uhanga R&B cyangwa hip hop vanze na R&B hip hop vanze na R&B ufite indirimbo zawe bwite cyangwa usubiramo iz'abandi nyine tu urebye indirimbo zanjye man urabona kujya stu nyine bari danje ngerageza kwikusanya n'amandi bakapo nyine tu tukajyana stu urabona ibice bari danje kujya muri no ball man no kwiringa bya danje ntago ushaka kujyamo nyine tu udafite umuntu ugufasha kunyengegeza njye kwihiringa ku giti cyanjye tugahoza n'undi mujama nawe uri kwihiringa tukamona kujya muri stu turi batatu wallahi ubwo muri make muri kuri abantu batatu nta gihangano kimwe ufite cyabwite wenda ari wowe wenyine tangita Clayboy mubi man ufite indirimbo bita tayari umukanya baza bakatunyurizamo ariko se gakondo warize wasoje amashuri bimeze bite man nyine tu amashuri yanjye nayatoboye uriya mwaka ngo nibwo ngitangira kwiga nyine UR nyine tu by accounting uno wabonye na Bruce urumva ko umuntu mahanga cyane ntago navuga ko ari ibintu bya danger man ntago ari byo nifuzaga numva ko najya kwiga hanze man nkaba ari bwo nzakorera hit ndi hanze man oya buza busanzwe wese hari igihembo kingana n'ibyo yakoreye none se muri mu rugo nihe usanzwe nyine tu home ivukiro ni Nyamagabe nyine tu street by Nyamagabe ukaburi kubarizwa hehe ubu ndi kubarizwa Huye naje mu bikorwa byo guhiga job nyine tu bisanzwe ariko se ukora akazi ukiga ukanahanga ibyo bintu byombi bihuza kugira ngo nyine ubwo uri kubona job hari ukuntu leta nawe yamani hari ukuntu leta yafashe nyine boro za danje navuga ati iyo wara nibemerewe mani kwiga weekend babigira day nshobora kuvuga ati nyine tungomba kwiga amasanga nkahera saa moya nkageza saa 5 n'agace andi masaha ndajya gukora job byo mbone ibiceri nyine biza nkabikusanya bikabona bakavamo uwo muzigo urabibalansa bigashoboka ndabibalansa bikashoboka nyine tu ngerageza uko nshoboye nyuma yo kwiga ukora akazi iri ya studio muri make ubona hari iterambere bikugezaho cyangwa urakomeza ugahasoringa ariko ugashaka inyungu ukayibura nyine tu ku giti cyanjye man njye mba mbibona nko mu maso yanjye gutya nyine tu biri imbere bamubona ko hit man iri imbere nagwa nk'urugero rw'umujama man twariganaga school ariko ngubu navuga ko aribwo hit itangiye gukorwa mwita Kevin&Edwin yahereye kera none ubu ngubu ageze ku rwego rushimishije kandi ruzima twiganaga school nyine tu dukora badoking muri class man nkaragezeho nko mu badoking nkamukoma fo ariko ngubu nk'ingoma ari nk'ingoma nanditse nge nzi ku giti cyanjye
ndayimugurisha nyine tu none rihita ubu ngubu. Okay. Ariko wanze ukanadusogongeza kubyo ukora ibikorwa byawe ubundi amagambo ngo ajya makeya ibikorwa byinshi. Zamuka mu mirya cyamo kimwe mu ijwi ryawe ryiza ubundi tumenye ngo gakondo aririmba ate ese koko ntabwo ariko twifatira. Gakondo nk'umuhanzi uri kuzamuka ariko ukaba ufite talent. Abanyarwanda bakeneye kumenya kandi nawe ukeneye nyine kwimenyekanisha cyangwa ukabicyamamare nk'abandi bose ukajya ubona ama stage ugaperforminga bikakwinjiriza kandi bikanashimisha rubanda n'abakumva. Waduha urugero rw'imwe mu ndirimbo yawe ukadukubitira vibe tukamenya gakondo aririmba tubundi ijwi rye rihagaze rite tujye tureka ibintu bive mu magambo bijya mu bikorwa. I'm ready. Nakunze ubukobwa none nagize idaji namuhaye urukundo nurashaka kukira hasi namuretse ko ubukunda none nabigize ibya danje trazira ukundi ikintu ukerekanye nacyo kuba gikunze bro zo kuri ikintu ukereka umucuruzi ko wagikunze agutera ibiciro bihane kwizenuka nyukagenda ndisubira yuko ndikidara kubana genda ari bidara suvuze kugera ikidara kubana kinga bibaze bivuze kugera ikidara unashaka kuca vibe zanje kugira ngo batwara abagore banje skidajya. Okay yongita gakondo vibe zadanjijwe napo nk'Abanyamerika. Bro ibintu byagufashe kingana iki nyine kugira ngo utekereze wumve ko impano yawe muri make yaba iyo kuririmba ukanabyisangamo muri rusange ukagerageza no kubikora kugeza aho wasohoye indirimbo yawe bwite nyine tu man ibi boro ngira amaje kuvumbura nyine tu ngi navumbuye iyo boro ko mfite impano ya talent yo kuririmba man mwaka wa 2018. Mwaka wa 2018 wari wararirimbye cyangwa nibwo wiyumvishemo iyo mpano yo kuvuza kuririmba? Nibwo nanditse ingoma bita Rora. Iyo ngoma warayisohoye cyangwa warayanditse urayibika gusa? Nyine tu twayanditse turi abakapo batatu. Nibwo urumva nyine twayishyize hanze 2022. Yeba kuri platform by the Kerry Boy Movie. Ni yawe cyangwa mu kimwe ni yakuru yanyu no kuba batatu ni group muri bose? Icyo gihe twari turi gang batatu. Kerry Boy, umwe yitwaga Kerry undi yitwa Boy undi yitwa Movie. Kerry Boy Movie skira. Ndumva byari uburyohe. Iyo ngoma se yo uracyayibuka cyangwa zijugunya aho ngaho? Man iyo ngoma ndayibuka bya danje. Ngo akaywana izamutse. 4 dore izo vaze reba abana tumanuka mu gakino dore drip kubera tunyegageza agahugu Rora reba kuri tubahabye Rora reba gakondo ububaraswe wenda kwivuko no kubihinga utirinze participa dore izo vaze reba abana tumanuka mu gakino dore izo vaze reba abana tumanuka mu gakino dore drip kubera tunyegageza agahugu Rora reba kuri tubahabye Rora reba gakondo ubupara hara kwivuko no kwiringa utirinze participa nyumvira umusaza muri drill amaboko ari kwisiri ewana 4 Rora 4 yo inspiration no kwandika indirimbo yaturutse hehe man nyine tugitekerezo kwa turi class nyine tu kona rukuno mwagize ngamara library ngo ni iki tica niyaza tatwandika Rora naza igitekerezo cya Rora man kuko nyine ari umusista muri iyo class man yararimo arangatira 4 nyine tu cyageza kwandika Rora. Rora ni indirimbo ihura n'ubuzima bwawe 4 kurumva ukaze bunange wasanga uri bugenda ukampangamo ikindi kintu nibya gakondo maze kugira nk'indirimbo zingahe man indirimbo maze kugira indirimbo navuga ko ari 3 ziri hanze cyangwa hari umaze kumbwira nk'ebyiri wamaze gukora already man nyine tu 3 nkubwiye ni ziri hanze kuko ugiye kureba iziri man izikiri mwikayi nago wazibara ni nyinshi bya danje ubwo buri munsi ko bwije no kubukene kwandika nyine tu buri week ndandika ingoma ya danje buri week andika ingoma ya danje ariko se nko mu ndirimbo zawe zose umaze kumbwira ko umaze gusohora indirimbo 3 hanze Rora irankomye ufari bwari n'indi muri macyo kitubiki
ariko se nk'iyo wicaye ugasoma indirimbo zawe ari zitanditse arizo wumva amaze gusohora hanze nihe ndirimbo wumva ukunze cyane kurusha izindi buryo uvuga ati ahangaha nk'umwartiste nashyizemo ubugeni bwanjye ndandika ndafiyora shyiramo ewana akantu k'umunyu n'ibirungo ku buryo rubanda nibayumva bazacengerwa n'ibyo mvuga kandi akavuga ati uyu muntu yarakoze ntabwo yicariye ubusa bayita kabano cyangwa se tayari zimaze kuba ebyiri ni kabano cyangwa tayari zose kandi ubwo niko zifite vibe danje ya kirap cyangwa mu kimwe by R&B nyine tu turirimbire sasa turirimbire abantu namenye ngo ese izo ndirimbo ni kubera iki wumva arizo zitwika kurusha izindi zose mane kambere nyine kuri kabano uzabaze sinumva nikunze ubabaza umutima nifuri by'amalova wandwaje umutima malo uzabaze sinumva nikunze wamaye igishimo undinda ba ex undinda niriza undinda kwifuza sisi sula kabisi ni kabano mukoga mwiza udakunda akavuyo yashize rhyme she took a day so it's alright sisi sula kabisi ni kabano mukoga mwiza udakunda akavuyo yashize rhyme she took a day it's alright amaso yanjye ahora areba wowe bwira byanjye ushaka byanjye byose ni ibyawe oya sinza guhumurira bibazo nzakemura nawe impano yo kuguhora impande abakobwa muri benshi mu bwiza ndababona ariko muri bose mu bwiza urabakuba nta muntu n'umwe nshaka ko yagukora n'uwabigerageza ubanza namukomagura ufite ibyiza n'ibyinshi uri kabano kamere yawe uri umuntu tuzi utagira akavuyo mu mutima wanjye wahaye ibyicaro batike twikundane Juliet na Romeo she cities la kabisi ni kabano mukoga mwiza udakunda akavuyo yasize rhyme she took a day it's alright kabano yesa witu wani la milio ori night in the home where I raise in the country come mama kuli langa it's alright bwiza bwa munera piano ari narabuze inzira nyuze hose abasasa barahindukira ingoma zahinduye imirisho ntukorera maelo unerishema mu bakapo cyakora cyo duhuye n'abakopine ntuzigera njya kure malo mu ngabo sisi la kabisi ni kabano mukoga mwiza udakunda akavuyo yashize rhyme she took a day it's alright for the gakondo sasa ubundi ibyo nibyo mbashaka background yirengagize ewan umubite vibe hit after hit kumva vocal ijwi ryawe nyine rimeze rite this killer by gakondo abantu nyine baryoherwa n'ibihangano byawe kuko ushobora no gusanga warakoze indirimbo yawe ukayikorera ahantu nawe izi nyine muri make bamungani usanga banakwiciye ingoma kandi mu by'ukuri melody yayo ari nziza sasa iyo ni kabano ariyo rumbwe ngwindi destroyer oke ntabyo gutinda tuzamuremo tayari by hejuru cyane ewan ibintu no gutanga ndabatama ubwo bagaragaza ishusho banyarwanda uyu ni umuhungu wayo gakondo kuva Nyamagabe yagiye Nyamagabe yihiringagira studio asura akaririmbo kamwe abatama kandi twagiye bro none yageze ninaha guys keep supporting him so here we go Ataikeza ngenda gakunda izire twirira gatunda
uri tayari nkurinde kwifuza izire twirira ubuzima uri tayari turya akantu twadustafu ubundi natwo vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura vayo ngwino twirira agasoda nushaka uvange uri tayari turya akantu natwa dustafu ubundi natwo vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura ngwino twinywera agasoda nushaka uvange erega bebu nsize nakwama usibye ko najya kwama kuza izire nkurinde kwifuza gumana nanjye twirira ubuzima my God uri tayari turya akantu my God vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura ngwino twinywera agasoda nushaka uvange izikira pasitote payido nyamaga gutumbona muri game nzamuka beat ukomatiki mazi nanjye ukazana buri nkagukomatiki mazi umuntu ukarabura fo gutuzaka kuzana ababyeyi muri game mazi nkagukomatiki mazi ukazana ababyeyi sinshakumuka puza kunyicira vibe bro sinshakumuka puza kunyicira dick bayido street do nyamaga basudi bayido nini dizo yeah takutamodik mazi gukomena beat kutamodik mazi ngukome na dik wowe ngwino beat ngokome na dik ngwino beat mazi umuntu ukora sexy assist my days ndakutama this my day ndabisuda za kubikunda fo yeah okay yeah imyuka uri nayo ready kabisa yeah ngoma zawe ndikumva ziravanga vanze nyine harimo R&B rap byose ndakuvanga ngahita byita gakondo sasa noneho niryo shingiro ryo kwita gakondo fo mfite viemani yatagamo boro za danje akaba kubitira boro za danje yeah bima kipero nawe uri umuhanzi fo hari nk'igihangano cyo na kimwe wabuzi wenda ngo turibo twumve nawe man nyine tu icyo navuga vie wanje yakoze indirimbo bita umukobwa ariko nigeze amenya kuyisora ngayikire tu yakoze indirimbo bita umukobwa yeah nayo maze kuririmba kuzakomadiki abantu ariwe bita niwe mami nyine tu yamusoreye ingoma bita umukobwa gusa nyine niyo amacu kwishyira stuny man niyo mpamvu ugengera umva nshaka kuyibatamo fresh nona iyo ngoma no sasa na urayizi ndayizi byadanje muri make urashaka kusa ikiviso yatangiye nakomeza mu bikorwa bya vie man indirimbo yitwa umukobwa kemo sa ready nawe cyaturamirwa kumva nakunze umukobwa none ntizi daje namuhaye urukundo none nashaka gukira hasi namweretse ko mukunda none nabigize byadanje razira gukunda ikintu kirekanye cyo gikunze bro sugura ikintu kireka umucuzi kwa gikunze gutera ibiciro yakwiza ko kajyana sugure ko ndikidara umuntu agira n'ibidara subiza ko gira ikidara umuntu acinga nibasi bisubiza ko gira ikidara uca kwica vibe sanje kugira ngo batwara abagore bagizikira bro Iyo mirongo ni vyo yanditse vie wawe yayanditse mu mwaka wa 2011 2011 ko vie wawe yararenze man nyine mitamo arako ari bulldog ubu ngubu uriho ubu ngubu tuzi nyine niwe ufite imirongo ya dance niwe nemera fo cyasi Kevin Kevin ta bulldog fo ntungwe na vie wawe vibe afite icyo gizo swaga ahantu yazikuye ku buryo yandika imirongo nk'iyo ngiyo irimo inyurabwenge ariko nanone imeze nk'iri gutaka umukobwa fo
ariko nanone nkarumvishemo akantu ko kwirinda kwereka umukobwa ko wamusariye nyine tu reka nse nk'uyikubwira gake nakunze umukobwa none aransajije nyine tu ndimo yambwira abajama mani tumukobwa namukunze fo niwe mwiza ndi kubona amakobwa bose nakunze none umukobwa angize idage nyine tu nta muntu we kubwira ko mukunda kirazira gukunda ikintu ukerekanya cyo ko wagikunze ariko se ugikunze ukimwereka bya bitwaye mani arurya kwiryaho nyine tu ukajya umuhamagara nanakwitabe ariko nyine kirazira gukunda ikintu ukerekanya cyo ko wagikunze kuko nyine vinge yarabibonye nyine tu mera umbyara nyine tu mani iwe yarambwiye nyine tarambwiye atari umunsi yigeze kunyiryaho nkajya mpamagara nanyitabe mani nyine ntuzigere weka ko umukobwa ko wamukunze ujye uyuzamo namwe anakuguhamagare n'umwitabe mani kugira ngo umwereke ko atari we wadanje. Ese umbwiye ko indirimbo wawe yanditse asa nkaho kuyandikira mama wawe nibyo? Fo none se ubwo hari yenda mu gihe cy'imiterekano yabo baba baracyo mu situation yenda bakorera mukunze amara kumukunda udakasa nkamwirengagije nyuma bakaza kuzabana kuvuga ko icyo gihangano yamutura ubundi we akubwira ko inspiration ayikuye nyine tu kugira yandika iyo ngoma mane byatangiye nyine tu bariganaga school Saint Kizito Nyamagabe bose baturuka Nyamagabe umusista akajya muhamagara bya danje man akabona ko nyine umusista agatanya kubona karenze akagenda yereka abandi basista turamujama yarankunze fo bya danje nyine tu aravuga ati rero man nagerageje kumwereka ko mukunda bya danje ndanarengera gutindire ku musista man ko mukunda bya dare aramukunda umusista nyine tu viata ageraho nyine naha mukwama nyine tu aramubwira ati rero nyine mani akajya amabwira nayo namwitabe akamubwira nk'inshuro 3 ku munsi namwitabe umusista nuratangira kujya narakaramwo nyine tu ati ntago ukinkunda ufite abandi uvugisha yajya amubwira agasanga ari busy kandi arabajama arimo arahamagara ariko nyine tu umutipe witwa gande Zaidi umungu afite ingoma bita isaha nyine tu iri hit man gakondo ubundi uretse kuba umuhanzi numvishe kuri gutirikana ngo nakazi hanze ngaha uri n'umunyeshuri muri kaminuza ugiye gutangira bawumva intego zawe ari izihe cyangwa mu kimwe wumva ko ukwiye gukora gute kugira ngo ihangano byawe nyine bigeraho bigera man nge nakurikiranye uburyo Kevin yazamutse nyine tu Kevin ni umujama wiganye na bro wanje bita Kenzo bariganye stu man skuru nyine tu ari nk'ingoma bita amakosi nyine natunguwe no kubona bro wanyirwa yiririmba muhomo mbona Kevin mbona nyine tu yajyanye stu bari nakomye bya danje mu Rwanda hose ndamwakumita mfata ko bro wanje arenze man umuntu wanditse amakosi akayigurisha Kevin ya narabikunze fo man Kevin naramukunze n'ubu ngubu man ariko nyenge numva batabaye neza n'umuntu bitazo trap ariko nyine tu kuko zo trap arimba drill nyine no uri kubona Kevin warimba ibintu byanye na Trumpish ariko nyine Kevin ari hejuru byadanje mufata kari hejuru yazewo umudo wawe ni Kevin fo kandi ubundi ukwibona man nyine tu ikintu nge nabwira kuri no mihanda si byose ni boro nyine tumana kujyo wikaraga street nyine tu ni boro bisaba ko wateguye man ntago waza gutyo ngwite wikaraga street ni ikintu gisaba ko wihirinze bya danje muri make imihandiranyerera fo ego sasa makore gutrendinga amasha nayahe ntayo wabuzi we nta kubaza wenda ngewe ibyo ngenda mpora nabyo cyangwa ngenda ndikumviriza muri no mihanda kuko ndakwita icyumvirizo ewa nkumva ibintu nisazi man nakubita icyumvirizo nyine kumva umuhanzi nka Kevin cyase zo trap nyine tu nabana batari guza muri no minsi ko kubona bakapotwe turabizi nyine tu Kevin na zo trap yeah oh my god
abana baraperi bagenzi bawe fo abo bantu se bari gupfa iki muri rusange nyine man nyine tu amakuru nge n'abantu munkurikira bya danje by TikTok just by YouTube nyine tu bari bantu nkurikira bya danje kuko is Kevin no umuntu or model by the gakondo bari gupfa iki nkaho gukurikirana meze biti nyine tu man agiye nyine agiye mutabyumva ariko nyine tu man umuntu ngenzi bari gupfa bya danje no umusista bita Shakira wallahi ese abahanzi bapfa umusista gute bapfa umusista man nizo bapfa ikigoma kumbi no umusista man ndi kubona is Kevin yari afite umudada wa danje none umuntu bita zo trap ari best friend urumva zo trap ari ingoma yasohoye akajyandikamo amagambo akavuga ati man nyine tu umusista we nyine aramujyana nyine akamutamo fo ku match beach ariko nyine Kevin we nashone nyine tu aramujyana weekend Kevin nashone ko boro zijyanye na job nyine tu arya yasuye vie wiwe Kenya Uganda gutyo ariko nyine zo nyine tu aprofita kanya gato kuko ari best friend niyo mpamvu agikunze kubona ibintu nyine bijyanye n'ibyo ngibyo nyine tu ewana kuri imihanda bice byacitse fo none ngo bimeze bite ukurikije imboni zawe ubona icyo bapfa kuko ari cyo gifatika babona bihuriye he cyangwa byafekta gute uruganda rwa muzika kuko n'abahanzi nyine bagirana beef no zishikiye ku mukobwa ubundi ubwo bigenda bite bubona nta kintu biri kwangiza man kubona nyine kubona abajama bagirana beef za danje ni ibintu bihoraho sibyo ngo twese turi abahungu man Imana yaturemye turi igitsina gabo kandi Imana yaturemye ko tugomba gukunda man ku igitsina gabo ntabwo sone kugirana beef man nyine ko tugirana beef ni ibintu bihoraho kuko Imana yaturemye turi igitsina gabo tugomba gukunda umusista nawe agomba gukunda nimba arayisemo nyine tu best friend is Kevin agahitamo boyfriend ni ibintu byine tu bose barabanje babiganiraho barahuza fo ariko ku giti cyanje nyine tu umuntu nka Shakira man nge ntabwo namugira boyfriend kubera nyine uburyo yagize izo trap best friend man kandi aba best friend aribo bantu badanje babaho kugira best friend ubundi byangiza gute imibano y'abakundana man nyine tu wumva ko umundi best friend wavuga ko abari hasi ya girlfriend cyangwa ya boyfriend ariko ku giti cyanye ngiye bitewe n'ukuntu niyumva numva ko best friend ahubwo abari hejuru ya boyfriend man nge niko mbyumva ushingira ku cyo byumva gutyo rero shingira ku basista man ibiboro bakora bya danje erega wamungani n'ujye ko mu rusyo ko mangasiye ese ubundi kuki abasitire we magaruka mu majwi cyane ngo basenye imihanda ngo bareze ngo iki n'ibiki ngo bafashe ku ngufu baba baha amashusho nguruko ngo n'iki nawe urabizi abasita ngaho ngo kwa Kevin ngaho ngo kwa Trap ubundi bakobwa ko ari bo bagaruka mu majwi cyane muri no mihanda abahungu ntabari babigiramo man uyu mujama aragenda akizera umusista nyine tu akumva ko ari we wiwe nyine tu ari we wa danje kumusista afite best friend wa danje ahubwo ari wafata wa danje kurenza boyfriend cyangwa se girlfriend nyine tu man ugasanga nyine tu boro zose zipfiriye aho ngaho uko best friend azamura buramubwira ati man ari ahantu hari show boyfriend watigeze gushona bitewe na boro z'akazi nyine tu ugasanga best friend ariko se bose niko bafite ako kazi cyangwa mu kimwe hari n'ijya abahungu dusanga twipashe barebare tugakenera ibirenze ubushobozi bwacu kwaje ntabwo wakigarutseho cyane bombi ni abahanzi ari Kevin izo Trap ni abahanzi barimo barapfa umukobwa kandi akenshi usanga ibyo bapfa bigaruka mu ndirimbo zabo za buri munsi bagenda batanga NB ibyo bintu bikwangiza gute cyangwa mu kimwe nyine ni gute biri kwafekta umuziki nyarwanda man nyine uri kubona nk'uko Kevin ibyo bibono nge n'abantu nkurikina na byandanje nawe babwiye nabihereye muri amakosi indirimbo amakosi murabizi ugiye tradinze mu Rwanda indirimbo ya danje none n'indirimbo bita umwanda ya zo Trap
Nizi nimbo yakomye bya danje nyine tu mu Rwanda hose turabizi nta muntu utabyinye drill ya zo trap nyine tu cyase amakosi man gusa nyine tu ngiye ikintu nabanje gukurikirana nabanje gusanga umukobwa wita Shakira boss zere bahurijeho Shakira fo uwo muri make Shakira yabiciye kuri no mihanda bya dance n'abakaposhi nago basa gushona bakurikirana drill nyine tu bakurikirana beat nago basha gushona amagambo arimo man nagarano basesengura amagambo ngo bumve ikintu kirimo akunye ni umuntu ugenduka kugenda amagambo nkumva man abantu bamenye ikishina yizo drill amakosi guhera ku makosi kugera ku mwanda yego uretse ibyo ngibyo hari ikintu kiri muri entertainment yo mu Rwanda ikintu kiri mu Ruganda rwa muzika ikintu kiri nyine mu gisata cy'imyidagaduro bivuga ko kugira ngo umuhanzi ngo atere imbere bisaba kwishyura amani ngo abone promotion ngo bisaba nyine kwihiringa byaganje byo ubibona ute bundi icyo kintu kiri mu Ruganda rwa muzika muri iki gihugu cyo kimeze gite giteye gute bumwe mu upcoming kandi bakeneye kuzagira aho bagera yanga byakunda ariho n'usufite hari amakuru babanje gutata ukamenya ngo bigenda gutya na gutya imihanda kugira ngo uzagafate bisaba izikata nyine tu urebye nge ngukira umuhanzi bita Zaidi nyine tu muri make mari cyo nabarabura nyine tu navuga ko ari nka mubyara wanje ariko nyine by'amasaro nago hingize riga ikinyarwanda mani ariko Zaidi no wacha kunsobanuranye cyase umuntu bita Fanta man urabizi ko yavuze ati azajya yimenyerize cyase nyine akavuga umuntu bita nyine inyogoye man nago kuri kigina ngo agikora ikintu kijyanye n'impano nyine tu ngo nkumbuye bya bihe nyine tu abanyamakuru badasabya Ipeso umbo n'umufungo nkumbuye bya bihe man nyine tu abahanzi nyine tu kugira ngo uwo muhanzi man bisaba kuba ufite imana cyangwa se nyine tu nawe urabyumva nyine boro ebyiri mbashe kubabwira cyase Zaidi navuze ati man kuri iki gihe nyine kugira uwo muhanzi wa danje bisaba kuba ufite Ipeso rya danje cyase ufite kata ukoresha cyase nyine ufite umwihariko niba koko bisaba umwihariko kugira ngo utere imbere kugira ngo ibikorwa byawe bidasa n'iby'abandi nyine ugomba kugira innovation kugira ngo abakumva cyangwa abanyarwanda muri rusange babone ko hari ikintu gishya cyadutse hari umusirikare mushya winjira igihugu kugira ngo abantu bakangarane muri make wowe ubibona ute kuki nyine hatabanza guhatekerezweho ikintu ugiye kuzana abanyarwanda mbere yuko winjira muri icyo gisata cy'imyidagaduro mari nyine tu niyo mpamvu njye nafashe umwihariko witwa gakondo hano bita ikintu gakondo mani bakagifata nk'ikintu kiri aho gisanzwe ko nyizeza makubite boro ya danje irimo imizigo ya danje fata rap uyivange na R&B nyine tu ufate imbyino gakondo uzivange na R&B na afro gakondo nyine tu byose ubivanga umuhanzi bitanga element ngo niwe wazanye nga afro gakondo niwe muntu wabaje kuzana ikintu cya danje nyine twese twakurikiranga ibintu by'abazungu man cyase nyine tu abanyafrika bamaze gutera imbere bya danje bamana Nigeria ariko nje mfite ikintu bita gakondo nkuko Fanta yavuze ati man akumbuye igihe nyine tu akumbuye igihe abanyamakuru badasaba Ipeso hari byakubayeho cyangwa mu kimwe nukumva ndabivuga man byari ikintu cyambaye ngo nazibagirwa mu buzima nari ndi Nyamagabe niga senior 5 nagiye guperforminga ahantu namabara selection abana man baziye guhatana ku rwego rw'intara man yetu muri mu karere narinzi ko ndi hejuru bya danje ariko ari umujama waje man nge nari imuzi twiganaga ku kigo kimwita Saint Zito Nyamagabe Saint groupe scolaire Saint Zito Gikongoro ne Exterine abantu bose barayizi ntago natinya kuyivuga man kuko n'umwana haje umupeti wabo bafite ibiceri bya danje bamenamo mu bajaji n'icyo natazatinya kuvuga nari nzi kandi nge muntu wa mbere ba selection mu mupeti ahitanza
nyine tungiwe ari kuza no ku mwanya wa gatandatu man. Ubonaga ko murushwa kundi rimwe na rimwe y'ibyiza bitakugezeho utangira gushakira impamvu zitari man. Nyine turi kubona ibyiza nta muntu utifuza ibiboro by'ibyiza nyine tu, ariko nyine uselection ukareba man gutubadokinga n'umuntu man akavamo mbere muri stage abantu bose bari ba live, urumva n'amagambo man, n'amagambo byonyine uramukubitira fo maze ubundi umujama man agahita atsindwa akabura n'ikintu avuga, ugasanga umumana umuboss aje kubisemo umufungo wa danje mu bajaji, ugasanga we bagutaye hariya hantu. Okay, tudatize ubundi ubona ari iki cyakorwa kugira ngo nyine abahanzi batera imbere bidasabye Ipeso kuburyo wese azajya agera kukabiharaniye kuko abimerita man. Nyine turi kubona ukuntu agera bazamura impano mu ntara, abantu nyine nyine ara umuntu bumva yazamura yagenda agashaka umuntu nyine tu akamwitaho bya danje, afite umufunga ashaka kumumanaginga fo. Njye nicyo kintu nakifuza kubona umuntu ajya kumanaginga umuntu ufite impano man, akaza mu ntara kureba mu ntara hose, akaza kureba umupeti ufite impano. Uko no umupeti bita Afrique no umupeti nzi man, najyaga njya kureba ariki ari akaboro kajya kaba ngo bye bye vacances nyine tukabanyeshuri. Afrique araza akadukubitira stage man ataragafata cyase witwa Zaidi. Afrique agira urya man abona umuboss ufite amafaranga, gusa Afrique nyine afite impano n'ibintu twese tudashidikanyaho. Wera umufungo wa danje, kubona management y'Ikigali man ifite umufungo wa danje, abayiriye ku muboss wamukuye Musanze man, nyine tu ahita yoboka umuboro w'Ikigali, nawe murabibona aho ngaho nawe byivugiye neza afite impano. Ufite iki duhereho bivuze ngo impano yiwe niyo yatumye agera aho agera, niyo yatumye bamuhitamo muri ko se ririmbaga muri bye bye vacances wenyine man. Already hazaga nk'abahanzi benshi cyangwa abapcoming wese agaperforming, bivuze ngo nyine ahubwo muragombye kumekinga kuba niba koko afite iyo mpano mbere gukemenga yuko nta bufasha ahabwa man. Nyine tu ikintu nje nababwira abantu baba boss bafite umufungo wa danje babashije kuwubona, banashimira Imana ko bawubonye. Nje nabasaba ikintu nyine tu kujya guhiga umwana mu mani mu ntara ufite impano ya danje waramukurikiranye bya danje bihagije, apana kubona umuntu w'umuboss man uzakakubwira ati mfite umupeti hariya utabanje gushiranye ibiganiro byiwe, cyase ngo ubanze gukurikirana music yiwe nyine tu aho yatangiriye, ukurikirana indirimbo yiwe ya mbere yasoje muri stu umva amagambo arimo man. Nyine tu ikintu cya mbere ni impano, kuyo mupeta agira aho agera. Twese twabonye Rema man ashobora calm down kandi imbere yarasohoye izindi ndirimbo nyinshi, kuko rero tradinze kwisi bisaba isaha nyine tu. Ubu Gakondo nawe afite isaha yiwe, nako ntabwo isaha ntabwo yize umenye no munsi si umenyesho. Nakuze ndi uruhinja man, ntabwo nigeze menya niba nzagenda cyangwa nazagenda. Abapeti benshi batajya bagenda bakamba nicyo kintu nshimira Imana. Ariko man iki kintu ngiye mvuga umuboss uzambasha kumbona kansapotinga fo man, nge nzamushimira aho nzagera hose, urwego rwose nzageraho nta namwe nazagenda muvuga nkuko aka kanya mvuga umuntu bita Grace Touch no mu sister man yigisha ku Nyundo, aka kanya ndumva namuvuga. Yes no mu sister azwiho iki ku cyumba kuri umuntu wavuga muri aka kanya yagufashije iki, cyangwa nukwe urwego rw'ibyo akora ubikunda cyangwa ubona hari ishima bibihisha uruganda rwa muzika mu gihugu? Yaje school by Science Studio Kongoro nyine tu araza arambona nkajyaga arasemba man nkabari bwo ndirimba kuyo nishimishe, arambwira ati rero Gakondo ugomba kuza stu no ugakora ingoma, ariyo nakoze bitarora mwayumvishije man. Nyine tu ambasha kumfasha nkora yorora turi batatu. Grace nyine tu niwe mu producer nabanje guhura nawe bwa mbere, nyuma nza gukurikira yitwa Beni Music. Ariko man niwo wari babiri mona nshimira, n'abandi bazagenda bakurikiraho bose nzagenda nge mbashimira man, kuko nibo bantu bagenda bamfasha mu muziki wanje man. Kukibazo nabatemo nano nako karora iskila by no street of the Gakondo by street down the whole nakuzi kubwa iskila dore se fast baba natubaruka bugakiro
dore drip nyumva ibera tunyeganyeza agahugu rora he reba kuruta bahabye rora he reba gakonje muparasi kugora kuvuka no kwiringa utirinze patasa dore zivase riba abana tumanuka mu gakino dore drip nyumva ibera tunyeganyeza agahugu rora he reba kuruta bahabye rora he reba gakonje muparasi iyi drop no kwiringa nutirinze patasa iyi numva umusaza muri dream amaboko ari kwisiri twese manike igiswiri ikintu ngema cyakuvuga nyine tu man mvira umusaza muri drill amaboko yiwe ari kwisiri nyine tu iyi track iyo bayitarura iyi truck niyo nyambere mani mbashe kugeza stu niyo kintu cyambere kimira Grace man nanabyanditse muri iyo ndirimbo bitarura yo vasi hejuru cyane yeah this killer by the street by the nyamagaye yeah is Grace sindamubona agenda muzira arasa amahoro yeah numwarimu wigisha ku nyundo namubonye agenda arasa imirosi sinanye nago nari mbizi ko yaza switch Thomas umunda kambona agenda ndasa imirosi muzira ndagene yagadasa imirosi muzira ariko bakapo beti bavuga ko ndi hasi ariko bacama mwese mbona agenda street nikiraga street nambaye ibyangwe bya danje ariko mutazi ko mbana some mutazi ko mbana fastball mutazi ko mbana bonye ibyaje mutazi ko mbana bonye ibiceri ndagenda batawe biziko ndabizura kora mwijigo abajama benshi urakora mwijigo amazi ubundi usange barwaye gripe za danje bakore mu bwo bakore na beat batere kujyana bakore batere kujya stu abajama benshi mbona ngenda munzira mumbone ngenda stu mumbone ngenda Grace mumbone ngenda sanga Grace maze duhuze fresh Grace no wa danje Grace zinatinya kumuvuga stu ngeze kamera hose namutangaza fo murambona ngenda munzira ndasa Grace dore zafase reba abana tumanuka mu gakino dore drip nyumva ibera tunyeganyeza agahugu rora he reba kuruta bahabye na he reba gakonje mupara skilla okay fo bimake nko kuri gushimira bagufashije ngo bivuze yuko itibera uko bagafashe nabo bajya bibukaho bavuye cyangwa bakibuka abandagara wundi bakabafasha yeah so uri nk'iki wabwira dukurikiye abari kuramira TV show yeah man ikiro nge nababwira nuko mukapo wese nyine tuwumva ko ifitemo impano man nge natinyotse nageze cameraman mwese murimo murambona nitwa Gakondo nyine tu nge nageze kamera kujyo mwese mbarabure man umukapo arabajeni bese man bafite impano badatinya kuza ngo badokinge n'abandi bakapo man bafite impano kandi nyine tu murabiza ari umujama wa badokinze umuntu bita Racine aramukoma fo wiga ku nyundo ndakeka na muntu taramubonye wampeta afite impano ya danje nyine tu ikintu nge nababwira abantu bose bajya ku managing aba petit man nimukite ngo umuntu gafite ibiceri bya danje man ushaka ku managing umuntu ufite ibiceri bya danje ejo ugasanga arazimye ageze hanze man abuze ikintu cya danje cya mutrading ngagere hanze man ariko nyine tu nge ndi Gakondo bashe kukurabura ngo bashe kubona iyo boro man wegerageza kureba umupeti uvuye nyine tu man nushaka umukore mu ntuza ariko ugera ahantu umugeza man kuko arahana azagira akagushimira abantu benshi bagatangazwa no kuza kureba umuntu wamuzamuye man nkuko aka kanya nkoze interview nyine tu Grace urumva ubushobozi bwiwe nagwo arafite kamera kuryo yankoresha interview Beni Music nagwo arafite imbaraga nyine tu ariko maje kugira ku vitaminage niyo muntu wa mbere ununzeho kamera ndagaragaye bamwita Gakondo ariko nyine tu niba uri umumanager man wumva ko ushaka kugera ahantu ugera gerageza kureba umupeti ufite impano ya danje man kugira ngo mbadokinge fo kugira ngo wazamuke umuziki nyine tu agira ahantu agera ngi kintu nakubwira man uko na Afrique yaturutse Musanze aturuka za Gatsibo hose yikoza Musanze abona kwataka Kigali kabari bwo gafashwe urundi rugero nabona umuntu bita Kevin&Edwin troko yize ku kigo bita École de Sciences de Nyamagabe nyine tu akomereza man ahantu ku kigo bita Kigeme yigaga na section bita MPC man
arasoza nyine tubundi bwo yasoje bita Kevin&Edwin ageze Kigali karafashwe Gakondo akiri mu bigori ayo bicaranaga ku ntebe man ariko ikintu nababwira ngeze kuri kamera bwa mbere ndabakubita imizigo ya danje gusa nyine umuntu wese ufite izo boro za danje umuntu wumva ushaka kumanaginga abapeti gerageza kuri umupeti ufite impano man nyine tunge ndishima bya danje iyo mbonye umupeti ufite impano ari ahantu ageze nyine tu wallahi icyo kintu nge nagerageza kubabwira gerageza gushyiramo imbaraga mu bapeti bafite impano. Okay, amwita Gakondo kuri Mirage TV show. Nakoze gukurikirana Mirage TV show nakagaruka. Intego yanjye no kuzamura impano z'abana bataramenyekana. Yego nanjye sindamenyekana urwego ruhagije ariko nzi neza yuko uzajya kundi ibyo nkora azajya ashyigikira. Kushyigikira nta kundi ni subscribe, ni share, ni like, ni comment, nukungira inama nibwo bufasha bwa mbere nkeneye. Kuko ibindi byose bizari nyongera. Please niba kunze ibyo nkora niba ushyigikiye hit subscribe, like, share and comment kugira ngo dukomezanya kandi no kazogera kugira ngo ikiganiro cyose na uploadinze cyo kikugeraho ku gihe. Mirage TV show nakagaruka kandi turi kumwe. Gakondo wakoze kwitabira iki kiganiro. Take care bro. Ciao tubonana ubutaha murakoze cyane. Yeah.